Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, adatuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, iyi ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, uburemere ntarengwa bwemewe bwa toni 3. B, ntahanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. C, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3. D, hanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3 gusa. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni B, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, kikaba kibuza ikintu cyose kiri mu kirango, harimo zino modoka zigenewe gutwara ibicuruzwa. Duhitamo ngo ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Harimo umunyamaguru, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Harimo velomoteri, ntihanyurwa na velomoteri. Harimo ipikipiki, ntihanyurwa n'amapikipiki. Harimo ikirango cy'inka, ntihanyurwa n'amatungo. Urumva ko bibuza. Ni ingenzi kureba iriya video kubera ko ushobora kubona hano harimo ino modoka, bikaba bisobanuye nuko wabona igifite mpande eshatu harimo iyi modoka, kubera ko kimwe cyaba kibuza ikindi kiburira. Rero ni ingenzi kureba iriya video y'ibyapa byo ku mihanda, iri kuri YouTube channel yanyu, urasoza kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Kibazo cya kabiri kikabaza ngo ibimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemeri y'ibara risa n'icunga rishije bishobora gusimbura ibi bikurikira. Biba bishobora gusimbura iki? A, imirongo yera irombereje idacagaguye gusa. B, imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. C, imirongo icagaguye n'idacagaguye ibangikanye. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni B, imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Bishatse kuvuga iki? Hari uzabona wenda mu muhanda iriya mirongo yarasibamye, cyangwa hari ikintu cyabaye, hari imirimo iri gukorwa mu muhanda, bone bazanye ino mitemeri isa n'icunga rishije, bone bayitondetse hagati mu muhanda. Iriya mirongo aba ari kugira ngo yerekane ko hari imirongo irombereje hagati mu muhanda, yaba icagaguye cyangwa se idacagaguye, iriya mitemeri iba yayisimbura. Ndizera ko waramusamo B, ndizera ko waramusyandika ku papuro, utari wayisemo. Ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, ngufatire kode nziza. Mu gihe ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda mu buryo ushaka, turi kumwe cyangwa se mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda.
ukeneye kwiga mudasobwa koresha iyo nimero tuze tukwigishe mudasobwa ku buryo uzajya mu kizamini itakubera imbogamizi. Rero mukoresha izo nimero tuze tubigishe mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo bitagishoboka kubona muri metero 200 imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo kimwe n'amatungo bigomba kurangwa na biba bigomba kurangwa n'iki bitagishoboka kubona neza muri metero 200? Ni nijoro se, cyangwa se ni igihe cy'imvura hari ibihu byinshi, cyangwa se ni igihe cy'izuba hari umukungugu mwinshi? Hari ukuntu biba bigomba kugaragazwa. Bigaragazwa gute? A, imbere ni itara ryera. B, imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije. C, inyuma ni itara rimwe ritukura. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Imbere ni itara ryera, imbere ni itara ry'umuhondo, imbere ni itara risa n'icunga rishije, naho inyuma bashyiraho itara rimwe ritukura. Ndizera ko ramsamo D. Ndizera ko ramskyandika ku papuro. Tare wahisemo, ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo iyo itara ry'umuhondo rimyatsa rikoreshejwe mu masangano y'amayira ahwanyije agaciro rishyirwa ahagana he? Rino tara ry'umuhondo riba rigomba gushyirwa he? A, kuri buri nzira. B, hagati y'amasangano. C, iburyo bw'amasangano. D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A kuri buri nzira na B hagati y'amasangano bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Hano weho urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Rino tara ry'umuhondo ni rya rindi bakoresha niba ugeze mu gice cy'umuhanda haguteza ibyago, bakoresha itara ry'umuhondo rikubwira ngo tambuka aho hantu urushijeho kwitonda. Ariko ukibuka ko iyo tara ry'umuhondo bakoresha rimyatsa ntacyo rihindura ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga, uretse kukubwira ngo nyura aho hantu urushijeho kwitondaza kubera ko haguteza ibyago. Nta kindi barishyiraho uretse icyo ngicyo gusa. Rero iryo tara riba rigomba gushyirwa cyangwa se rishobora gushyirwa kuri buri nzira cyangwa se hagati y'amasangano. Niyo mpamvu duhisemo D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Tare wahisemo, ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Wari wahisemo A, iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B, iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo D ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo, kubera ko mu kibazo cyacu baduhayemo ibisubizo bya nyabyo bibiri. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona. Ijambo abagenzi bakoresheje ntugire ngo bavuze abanyamaguru, n'ubundi bari kuvuga abayobozi b'ibinyabiziga n'abandi bose bari gukoresha umuhanda. Babibona ku buhe buryo? A, babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ritukura. B, iburyo babona iby'ibara risa n'icunga rishije gusa. C, babona iby'ibara ry'umuhondo ibumoso. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese waramusamo D? Ese waramusyandika ku papuro? Utari wahisemo, ndizera ko icyambuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Kugira ngo ugihite ukibonera ku gihe ikintu ukora ni kimwe, no gukanda subscribe aho hasi. Hakandi rero kugira ngo ikintu cyose kizeho ujye urahita ukibonera ku gihe cyaba kino kizamini kiba gikozwe ari icya mbere. Amasomo agenda bashyiriraho
na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, iyi ntabwo ari mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Inkomane banyuramo bazengurutse, B biremewe guhindukira, C inzira y'icyerekezo kimwe imbere, D birabujijwe guhindukira. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanzo cy'ukuri nta kindi ni A, inkomane banyuramo bazengurutse. Iyo bavuze inkomane banyuramo bazengurutse ni rompuwe. Rompuwe rero iyo habonye kino cyapa kubera ko kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka, aho hantu uba utegetswe kuhanyura ubanje wahazenguruka. Gitandukanye na kiriya cyapa kiburira cyo nubonamo nka bino birango bazaba bari kukubwira ko ugiye kuhagera, bishoboka ko utajya no kuhazenguruka. Ariko iyo ari kino gitegeka uba ugomba kuhanyura ubanje wazenguruka kubera ko kino cyapa ukibona kinashinze kuri rompuwe, ukibona wageze kuri rompuwe. Ndizera ko waramusamo rero A, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro, utari wahisemo ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho aha hakurikira. Bamenyeshe umuyobozi w'ikinyabiziga ko bagiye kumunyuraho hehe? A mu nsisiro gusa, B ahegera inyamaswa zikurura, C hafi y'amatungo, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanzo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Icyakagombye kuba igisubizo cyanya cyo ni ikihe? Ni ukubera ko izo mburira bari kuvuga zikoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Niba bavuga mu nsisiro gusa uzahitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ariko nujya mu kizamini wakora mu kanya ukabona bavuze ngo mu nsisiro ndetse n'ahandi hose, ugihitemo nicyo kiraba ari igisubizo cya nyacyo. Ndizera ko waramusamo rero D, ndizera ko baramutse bagihinduye bakakiguhereza mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora kubera ko mabikubwiyeho hakiri kare. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 8 kirabaza ngo uburemere ntarengwa bwemewe ntibushobora kurenga 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga gikurura nubwo umuyobozi kuri romoroki zikurikira. Kuziye romoroki: A romoroki ifite feri y'urugendo, B romoroki idafite feri y'urugendo, C romoroki itarenza kilograma 750, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanzo cy'ukuri nta kindi ni B, romoroki idafite feri y'urugendo. Uburemere ntarengwa bwemewe ntibushobora kurenga 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga gikurura nubwo umuyobozi kuri romoroki zikurikira. Reka nkigusobanurire kino kibazo ucyumve neza. Turi kureba ziriya modoka za rukururana, kiriya kiba kiri gukururwa harimo imigozi iri kugikurura nicyo bita romoroki. Rero niba kiriya kiri gukururwa kidafite feri y'urugendo, kuvuga ngo feri y'urugendo bishatse kuvuga iki? Hari ukuntu umuyobozi w'ikinyabiziga cyangwa umushoferi ashobora kuba yicaye hari imbere, yafata feri agafata feri niyo kwa kiriya kintu gikururwa nacyo kikaba gifite amaferi ku buryo yafatira feri imbere nacyo akaza kugifatira feri. Rero igihe kidafite feri y'urugendo ari ugukururwa gusa, uburemere bwacyo ntibuba bugomba kurenga 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga kiri kugikurura. Niba kiri kugikurura gifite toni 10, icyo kiri gukururwa iyo kidafite feri y'urugendo ntabwo kiba kigomba kurenza toni 5 z'uburemere iyo kidafite feri y'urugendo. Ndizera ko usobanukiwe impamvu duhisemo B, romoroki idafite feri y'urugendo. Ndizera ko usobanukiwe n'ikiza mu kizamini wakora mu kanya uhita ukimenya, ariko ubu nabimenye no mu buzima busanzwe. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo
amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe ntiyahora yaka, aba yazimwa ryari? Ay'umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura mu ntera ingana na metero 200. B. Iyo ikinyabiziga gikurikiye mu ntambwe zitagera muri metero 100, keretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye acana azimya vuba vuba amatara maremare. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Nuvuga ngo amatara maremare y'ikinyabiziga yazimwa iyo umuhanda umurikiye hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura mu ntera ingana na metero 200. Wabona muri metero 200 haba hakiri ku manywa, uba ushobora kuzimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe. Cyangwa se yo ikinyabiziga gikurikiye mu ntambwe zitagera muri metero 100, kiretse iyo ushaka kunyura ku cyo ukurikiye ucana uzimya vuba vuba amatara maremare. Mu gihe mubibona wenda ushaka kunyura ku muyobozi w'ikinyabiziga cyangwa uri kubona hari umuyobozi w'ikinyabiziga watangiye gufata igice cyawe, ugahita umucanira amatara maremare uyazimya. Rero naho uba wayakoresha. Niyo mpamvu duhisemo C, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wayihisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iyo akanyabiziga gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, umuyobozi agomba gukora ibi bikurikira. Umuyobozi aba agomba gukora iki? A. Gushaka umuherekeza. B. Gukurura ikinyabiziga cye. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni B. Gukurura ikinyabiziga cye. Iyo akanyabiziga gasunikwa cyangwa ibyo utwayeho bidatuma ureba imbere neza. Kano kanyabiziga gasunikwa were kujya ugira ngo ni igikamyo. Oya, ushobora no kujya guhaha muri supermarket, washyira ibicuruzwa kuri twa tuntu basunika bigatuma utareba imbere neza. Uba wajya imbere ukagakurura. Ntabwo buri gihe bavuze ikinyabiziga bari kuvuga amakamyo. Oya, n'utwo ngutwo natwo ni utunyabiziga dusunikwa. Rero mu gihe kari gutuma utareba imbere neza ujya imbere ukagakurura. Ndizera ko ramusamo B. Ndizera ko ramusyandika ku papuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka. Mbwira karere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa se mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0788351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Kibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, buso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A. Umuhanda wubatswe nabi. B. Agacuri kateza ibyago. C. Umuhanda utaringaniye. D. Akazamuko gahanamye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni B. Agacuri kateza ibyago. Agacuri ahantu hacuramye, ugiye kugera ahantu hacuramye haguteza ibyago, bashyiraho kino cyapa kiburira bakubwira ngo ugiye kugera ku gacuri guteza ibyago, gabanya umuvuduko uze kuhagera warushijeho kwitonda. Bino byapa biburira ugomba kubibona hakiri kare kugira ngo uze kugera aho hantu bari kukuburira icyo cyago warushijeho kwitonda. Agacuri kateza ibyago. Rero kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Zino pourcentage bagenda bashyiramo, bagenda bazitishiraho bitewe n'ukuntu ako gacuri kameze. Hari aho uzabona harimo 5% mu cyapa, hari aho uzabona harimo 15, harimo 10. Uko bigenda bizamuka niko n'agacuri karushaho gukara. Tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, urebira video urasoza kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa
cyakugora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa kandi igihe imizigo isumba impera y'ikinyabiziga ho metero irenga, igice gihera cy'imizigo kigaragazwa ku buryo bukurikira. Igice gihera cy'imizigo kigaragazwa ku buhe buryo? A. Itara ritukura cyangwa akagarurarumuri k'umutuku ku manywa. B. Agatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande mu ijoro. C. Itara ry'umuhondo cyangwa akagarurarumuri k'umuhondo. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ese urumva bakoresha itara ari ku manywa noneho nijoro bagakoresha agatambaro? Hoya, ahubwo ku manywa bakoresha agatambaro gafite nibura santimetero 50 z'uruhande, ahubwo byaba ari nijoro akaba aribwo bakoresha itara. Murabizi yari ku manywa itara urumuri ntirugaragara. Ushobora gucana telefoni yawe umuntu akagucaho iri kwaka ntabimenye ko iri kwaka kubera ko ari ku manywa. Ku manywa rero bakoresha agatambaro, nijoro bagakoresha itara. Hano niyo mpamvu dusemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, babicurikiranyije. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, ipamba idatonoye, ibishara, ibyatsi, ibishami cyangwa ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, uretse amapaki afunze, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Bushobora kugera ku bihe bipimo: A. Metero 2.50, B. Metero 2.75, C. Metero 3, D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni B. Metero 2.75. Kino kibazo bajya bazibaza bafashe zino metero bazishyize muri santimetero ntibizakugore, bakavuga ngo A. Santimetero 250, B. Santimetero 275, C. Santimetero 300. Ntibizakugora, ikintu baba bakoze cyonyine ni uguhindura ingero gusa. Ndizera ko bavuga ngo metero 2.75, bavuga ngo santimetero 275 bitazakugora. Ndizera ko rero waramutamo B. Ndizera ko aramuskandika ku gapapuro. Kibazo cya 14 kikabaza ngo igihe umuyobozi w'inyamaswa afite inyamaswa idatuje asaba ko ibinyabiziga bihagarara, umuyobozi w'ikinyabiziga bagomba kwitwara ate? A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuvuza ihoni agakomeza. C. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. Niba uri kugenda mu muhanda ukabona hari umuyobozi w'inyamaswa ashoreye inyamaswa wenda zijyanye mu isoko, ni amatungo, hari imwe imutanye iza mu muhanda, agasaba ko uhagarika ikinyabiziga cyawe kugira ayikuremo, urumva wowe wakomeza kugenda se? Oya, ntago wagenda. Umuyobozi w'ikinyabiziga aba agomba guhagarara akareka uwo muntu akabanza akayikura mu muhanda, ukabona gukomeza urugendo rwawe. Ndizera ko waramusamo rero A. Ndizera ko waramuskandika ku gapapuro. Utari wayihisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iyo mu muhanda hashushanyijemo umurongo wera ucagaguye ntugomba. Uriya murongo urombereje hagati mu muhanda iyo ucagaguye ntugomba gukora iki? A. Ntugomba kujya mu kindi gice cy'umuhanda. B. Ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. C. Agomba guhagarika ikinyabiziga. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni B. Ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Uriya murongo urombeje hagati mu muhanda iyo ucagaguye uba ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Biba ngombwa ryari? Mu gihe ugiye kunyuranaho ari byo mwita kudepasa, mu gihe ugiye gukatira ibumoso cyangwa se ugiye guhindura icyerekezo. Uba ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa iyo uriya murongo urombeje hagati mu muhanda ucagaguye. Ubundi waba ucagaguye waba udacagaguye bivuga ko ubujijwe kuwurenga, ariko iyo ucagaguyeho uba ushobora kuwurenga bibaye ngombwa. Biba ngombwa muri ibyo bihe bitatu nkubwiye. Ndizera ko rero waramusamo B. Ndizera ko waramutse yandika ku papuro utari wahisemo. Ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa urabona gifite iyihe shusho? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A. Guhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara. B. Umuhanda udakomeza. C. Ntibyemewe guhindura icyerekezo ibumoso. D. Guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyome. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni B. Umuhanda udakomeza. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kikaba kivuga ngo umuhanda udakomeza. Urabona ko no muhanda ushamikiyeho mu ruhande rw'ibumoso ugarukira mu buso. Rero kikaba gisobanura ko umuhanda gitewe mu ntangira udakomeza. Impamvu bagishyiraho ni ukugira ngo utazabona umuhanda ushamikiye ku urimo ukavuga ati mbonye umuhanda w'ubusamo, wagera imbere ukabura inzira bikagutesha umwanya. Hoya ahubwo bashyiraho bino byapa kugira bakorohereze, bakubwire ngo kino cyapa gisobanura umuhanda udakomeza. Uwo muhanda ushamikiye ku muhanda munini urimo ntukomeza, menya ko ugomba gushaka indi nzira ucamo. Ndizera ko ramusamo B. Ndizera ko ramuswe yandika ku papuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo igihe ubonye icyapa kigaragaza ishuri wakora iki? A. Kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze. B. Gukomeza n'umuvuduko uri hejuru kuko umunyeshuri agomba gutegereza. C. Kuvuza ihoni. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni A. Kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze. Ubonye icyapa kigaragaza ishuri, birashoboka ko harimo n'incuke, rero uba ugomba gukomeza witonze ukagabanya n'umuvuduko kugira ngo udateza ibyago abo bana batoya. Ndizera ko ramusamo A. Ndizera ko ramuskandika ku papuro utari wahisemo. Ni cyiza mu kizamini wakora mu kanya uhita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo umubare w'abagenzi bemewe gutwarwa mu kinyabiziga wanditswe mu. Uba wanditswe he? A. Icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga. B. Inyemezabwishyu y'umusoro. C. Ubwishingizi. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni C. Ubwishingizi. Umubare w'abagenzi bemerewe gutwarwa mu kinyabiziga uba wanditswe ku bwishingizi. Ni nayo mpamvu bavuga ngo umuntu yatendetse. Hari ahantu biba bigomba kuba byanditswe. Niba ikinyabiziga cyawe gitwara abantu 5 hari ahantu biba byanditse. Niba gitwara abantu 8 hari ahantu biba byanditswe. Niba utwara abantu 18 hari ahantu biba byanditswe. Niyo mpamvu mvuga ngo uyu muntu yatendetse bakaba banakwandikira. Rero umubare w'abagenzi baba bemerewe gutwarwa mu kinyabiziga wanditswe ku bwishingizi. Ndizera ko ramusamo C. Ndizera ko ramuskandika ku papuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 shobora gushyirwaho akagarurarumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Zikuruwe n'ibihe binyabiziga? A. Velomoteri. B. Ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande. C. Igare. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni de, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80, zifite ubugari ntarengwa, ubugari bw'iyo romoroki butarenga santimetero 80. Ubwo rero urumva ako ka romoroki ni gato cyane, kaba kagomba kuba kari ku ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, idafite. Ni nka bino bibogisi by'amaderivari, ushobora kuvuga ati munzanire ibiryo wenda muri best pilawu, bakakuzana wenda nk'ibiryo. Kugira babizane ibyo biryo hari ikibogisi babishyiramo, kiriya rero nicyo cya romoroki. Kiriya kiba kigomba kutarenza santimetero 80. Rero kishyirwa, mubona ko gishyirwa ku mapikipiki n'ubundi adafite akanyabiziga ku ruhande. Ano mapikipiki afite akanyabiziga ku ruhande ni nk'ipikipiki nk'ini isanzwe, ariko haba hari uruntu rumeze nk'urubogisi mu mbavu. Mu bihugu byateye imbere batwaramo abana, cyangwa se ukabona bashyizemo imizigo itaremereye. Rero ntabwo bakoresha ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande kwa zino romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80, ahubwo bakoresha ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Ndakeka ko byumvishe neza, nibiza mu kizamini wakora mu kanya uhite ubikora. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mu kino kizamini cy'umunsi kirabaza ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu ntera ikurikira ku binyabiziga bifite moteri idarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125. Iyo ntera A metero 100, B metero 75, C metero 25, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni B metero 75. Ubundi amatara maremare y'ikinyabiziga amurika muri metero 100, ariko kwa bino binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125, iyo ntera iva kuri metero 100 ikagera kuri metero 75. Ukibuka ko amatara ndangacyerekezo yo amurika muri metero 150, abagomba kugaragarira muri metero 150, amatara ndangaburumbarare muri metero 200 nibura, amatara utugarurumuri muri metero 150, amatara yo kubisikana muri metero 40. Ibyo byose impamvu mbivuzeho ni ibibazo babazaho mu kizamini wakora mu kanya gishobora kuza, kubera ko mbabikubwiye hakiri kare ujye uhita ubikora. Ndizera ko waramusamo B, ndizera ko waramusyandika ku papuro, ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe, cyangwa se mu buryo bwa online wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ukeneye kwiga mudasobwa koresha nimero tukwigisha ujye mu kizamini ukore rimwe uhite utsinda. Ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.